uyu mugati uraryoshye ukuntu usa byonyine uyu mugati cyakora aba bantu bamushyiriye nanjye ndawuryaho da sinawuhereza tubyara nkavunika nta muntu ufite imvunikira nabyaye njye numva mu buzima bimbabaza ndavunitse ni ka kantu nyine tu kakugumyemo neza angumyemo kirabwo nawe ufata kuri bya bindi byawe sa makuru ya meroye man sha makuru ya mere shasi ya yanditse yawe kugendera cyari umufeke nka kera nawe urabyumva kabisa kwagira ngo mane bari abantu banywa n'ibyo birenze byo tunywa twebwe uhishura umurozi akakumaraho urubyaro why not mutamutanga mugomba kumutanga burya ushobora kubana n'umwana wawe wibyare no mu nda akakwiba kandi ukamufungisha akaza yakize rero namwe mugerageze muri kuntu muvana mu nzira rwose ibi ntabwo byakwihanganirwa turamutse tubonye ibimenyetso bifatika kandi bibaha njye namwiboneye n'amaso yanjye sinzi impamvu mukomeza muvuga mutyo kandi tuzamutanga kuri ribu icyo nicyo nashakaga aha birangiye hageze hano mu rugo rero ntacyo watwara wambaye neza merci umeze uteze ndakomeye nawe ntabwo ubibona se ndabona umeze neza ahubwo karakize tu pomade yakoze umuti umeze neza ariko aha tumeze neza hano natwe nta kibazo dufite mboro nagiye kurira notse ntaza no kwibagirwa hano hari abantu tubana mu rugo bana sister wanjye hano babiri hari n'umukozi uba hano mu rugo hari n'umupapa wo mu rugo nawe birumvikana nuvuga ngo duhari turi abana babiri n'ababyeyi yes Sabwo ndaza kuba gupresenta mbone kukubwira icyagendaga nta kibazo ndategereje mute karame mutesi inshuti yanjye kabisa tubana hano mu rugo twitaho niwe tumenyera buri kintu cyose biteze ese kutansuza nuko twahoranye amakuru ni meza nishimiye kukubona no kukumenya uyu ni umushyitsi wadusuye ubundi sister arahari ubu muganiriza naje njye kumureba umwiteho nakuze nubise ko nzi kwita ku bana none se keza hano se wari uhazi ko duherukana twigana hano uhaje uti ntabwo nari mazi nuko nari nje gusura inshuti yanjye bisanzwe tu aha niho mu rugo aha ni mu rugo shashize igihe duherukana kera cyane meze neza ariko meze neza ndaho nta kibazo mwana se ariko nahindutse shani kwa kundi ndabona umeze neza ego ariko nawe ndabona furesheri reka sinakubwira sha ni ukugerageza nyine urabizi ko ari ibintu bisanzwe wa musheri muruka mukundana segonderi muracyari kumwe sha ni birebire uzagaruka unsure tubiganireho twatinze oya akahise agenda se muteze gahora bibaye ngombwa aha uyu muri sister wanjye yitwa Teta ni neza nawe yitwa Keza yego merci murakoze uyu ni Keza buriya nawe yitwa Teta ni sister wanjye turavukana so hano abana n'umugabo we nanjye nawe tuba turi kumwe na famille na sister wanjye wundi umwana se nowe akona nukagira ibibazo byinshi niravuga ko ari umushuti wanjye sigaye warakoze ndimo ndacake nyine najijuka buhoro buhoro komereza aho ngaho ntacyo tu ntabwo nizere ko birimo neza
nawe urabibona ntabwo mba nibeshye kuraje arahari se arahari ahawe umwihoreye nzabimubwira nyine arahari araryamye uramwihoretse ubwo nawe gutaha ubwo se abyutse agasanga arahatama twaganira tu nta kibazo rero njyewe urangiye amagambo yanjye mba mfite nanjye ndarimira urimira uceceka ngo dukingireho hariya wowe ugiye twiganirire ngaho mukomeze rero nanjye ndaje sawa sawa ngabo tuba nababonye ntacyo batwaye nishimiye kubabona reka mutese amaze igihe numvise musa nk'abaziranye nawe oya anyway ibyo ntabwo byo byangenzaga yego ngewe rero kuva cyagiye twahura ku munsi wa mbere nimba hari ikintu cyantesheje umutwe ngahangayika kugeza n'igihe musaba kuza kunsura nta kindi cyangenzaga icyambabaje ni uko nagusabye kukwakira ukabyanga ariko feel free hano mu rugo icyo ushaka cyose waza kukibona nta kibazo sinzi ngo n'ubu bifate ariko njye naragukunze birashoboka se byarabaye kandi mu buzima busanzwe njye ni gake cyane njya mpura n'umuntu bwa mbere nkahita nisanga namukunze nimba ariko twahuriye uri mu kibazo ntabwo mbizi sinzi aho se birashoboka ko mutipe mwiza nkawe twakundana koko sho genda gukunda mbwiza ukuri tu genda gukunda nushaka umbwira ati ni cyangwa urambeshya n'aba bandi bose babeshya ubwo nirinze kuba nagusohokana ahantu kugira ngo njye kubikubwirira nk'uko abandi bose babikora nakuzanye mu rugo kwereka umuryango byiza ndabona noneho uri seriye biri serious birenze no kubikeka gusa biranunguye wewe mbwira yes or no ntabwo narinzi ko umutipe nkawe nyine twakundana umutipe mwiza nkawe niba numvishe neza ni yes cyangwa ni no yes sogwere uyu munsi uri sheri rero nta kibazo kandi urakoze kunyereka famiye yawe ubwoba nari mfite nari mfite ubwoba nzi kugiye kumbwira ngo no zikaba no nk'igihumbi nibazaga ahantu hazongera kukureba mu maso nkabura ahantu nzaguhera you just come closer ryama nisanzure nta kibazo nta kibazo nkaba umbwira amakuru yawe rero none se kugira ngo umbwire ko nkunda wari ubimaranye igihe kuba warambonye rimwe nitambukira wahise ukunda cyangwa wari usanzwe bisangamo ndetse iyo wirebye ubona uri umukobwa mubi ku buryo umuntu atapfa kugukunda ubwo uragira ngo nihe amapeti oya nagarukiye amapeti uri igihangano cyonyine uko uri no kuzakuzanira umuziki umuntu akagucuranga ubwo bikara reka poshora rose nta wundi mutipe mwize mukunda naho mbere yaho twarakundanye nose urabona ndi umukobwa mubi ku buryo nawe nibyo nibaza twarakundanye tu ibyo tubireke icy'ingenzi ni uko wambwira uko ari njye nawe so buri kimwe cyose umutima wawe uzifuza ngenda itare kukiguha urakoze uzajya ugerageza nawe ubimfashemo nyine wirinde abanyamagambo urabizi bibaho biriya nyine iyo umuntu agiye mu rukundo bibaho ariko ntacyo nawe ujye wisanzura tujye uza hano mu rugo igihe cyose wumva ubu nanjye numva umutima waruhutse nagusaba no kuza gusura iwanyu hariya karibu n'ikindi gihe bizaba ari sawa so anyway kugira ngo dupange gahunda ashobora gusohokana tukajya ahantu gutembera tu hagana hehe urahazi ntabwo uzahamenya ni surprise uzagenda upfutse ku maso umeze gutya nta kibazo ndategereje n'ubu se ntabwo ushonje koko utanyirariye ko mbona mu nda nta kintu kiri ngiye nishakira amazi ukarajya kuyakuzanira sawa ikibazo cyawe ntawapfa kukuva imbere uko kuvuye gute se just give a kiss ekazi
sawa Sanzure. mana we none se Keza karame nise ko watinze kuza ngo mubwire ibya ya nkuru shira urabizi mva akazi ibiki mba ndi mu bintu byinshi ariko noneho naje ume map ukuntu byagenze cyangwa uraba nyine wa mutipe nyine twakundanaga yego umbasha yarangoye gute se agakoma n'ukuntu wamukundaga naramukundaga ko nyuma yaho yaje kumbaraza gute se Yarambabaza. nabonaga atabikora ego ma uriya mutipe yakundaga kujya mu bakobwa mu bagore mbese kagenda ngiki ibyo bintu yarabikoraga manzi umbwire neza yari wa muntu ukunda abakobwa cyane ukabona mu mwanya muto ukabona agiye mu bagore mu ndi mwanya agiye mu bakobwa nawe urabyumva akagaruka ngo ndagukunda umva yarambabaje ariko ngewe ubundi nge numvaga mbese yiba yanteraga inda byibura wageze kuri urwo rwego amaze kukubabaza gutyo shabuze ukuntu njye namukundaga maze njye numvaga yantera inda ntabwo mbyumva akagutera inda agukorera ibintu nk'ibyo ako waramukundaga byo naramukundaga pe ubwo urababonye nyine sha ubwo nyine nyuma yaho nyine yaje kuntera inda yego bigenda ute si basi urukundo ruriyongera rukiyongera yanteye inda noneho umva birarusha yababa we arangije arantarigendera ibyo umbwira nibyo ngwiki umva naratesekaye umva ndateseka ubu niyo mpamvu ubona nyine usanze aha nyine naje uzi ko iyo ubimbwiye mpita numva ntakundana na rimwe ukunze umuntu biranze ashatse kugutendeka biranze ushatse nawe kumubyarira aguteye inda urukundo ruranga ubusa urumva ngiye nakundana gute koko sha wenda wahari igihe we batagukora nk'ibyo bankoze nyine ihangane ntabwo nari nzi ko ibyo bintu yabikora nkurikije ukuntu mwakundanaga bitewe n'ukuntu uriya mutipe yankundaga nanjye cyakora nkifuza aho antera inda ariko nubwo ajyaga muri abo bakobwa yaje kuntera iyo nda nyine ayinteye noneho umva aza kuntera utwatsi shu agenda agiye na n'ubu ntabwo uzi ahantu umva na n'ubu sinzi ahantu ari niyo mpamvu nahise niyizira hano uyambabara umbwire basi se yandikishije umwana ndavuga ngo yahise anarigendera ngo yandikishije umwana ubu nyine ubayeho gutyo tu ndakubwiye umwana wawe nawe ngo ubu kuki nuho umwana wanjye wowe mwihorere urumva urera umwana wawe akure azagushaka bitagishobotse kandi amarira yakurijije umwana wawe azayaguhoza wowe mureke irerera umwana wawe sibyo ntugire kumufataho umwanya ngo umutekerezeho kandi wabona nazo uzahita umwakira gutyo gusa mwakira birakureba nyine nakugiraga inama n'ukuntu yatumye ntesikaraguta mwibagirwa vuba araje uhita umuhakeya iki wirengagiza ibyo byose yagukoreye nyine wowe ndakuzi Keza reka mubwire ukuntu mbona uriya mutipe mbese mukundana uzabanza ushishoze mbese sheri ubuse uriya mutipe se mukundana ntabwo se umubona ute nkamwe mwirirwana hano ubona bimeze biti cyangwa nawe azambabaza reka mubwire uriya mutipe uzabanza ushishoze none se reka mubwire njye mubona gutya se nimba mubona gutya sinzi ibyo atekereza ku mutima we ariko ndakwinginze uzanze ushishoze atazakumera nanjye nkuriye nibyo wa mugani ibaze nanjye ankoreye nk'ibyo bagukoreye nawe ugatesekara mwana we niyo mpamvu usigaye mbona warahindutse ukuntu wari umeze kirya gihe twiga na segonderi ntabwo ariko ubu ngubu umeze ceceka uriya mutipe umva yarambabaje niyo mpamvu nawe rero ugomba gushishoza ushobora kubona umuntu gutya ku maso gutya ariko imbere utazi icyo atekereza ibyo uvuze byo nibyo wanamugana akakwereka ko agukunze akwishimiye akambabaza keza reka mubwire cyangwa nkugire inama ntazakubeshye ngo aguhende ubwenge ngo agutere inda mutabanje gushishoza ngo ubanze umurebe umva ngewe reka nkubwire rero ibintu by'inda ntabwo njya ako kanya nahita mbyemera
mbonye ibintu bagukoreye ntago nakwibeshya. Fazari nababara njyenyine ku giti cyanjye yambabaje ngabibaze none yambabaje mfite n'indayi. ariko Keza ushobora ko uramutipe naramukundaga simbizi se ako sinari nzi ko byagenda kuriya. ntabwo nzi ko yantera inda ngo ahita acaho. hano niwayo ndabona hari n'imvumo nyinshi byaganje ahubwo twari aya mabudu ni meza kabisa ubu ngubu mu kazi ntashobora tu ubundi hano ubundi yamuturuka he aturuka ese nyine tu ubu bacanze mwigiriye mu kazi ubu nazi ikijya mbere nawe abazingura umwana bamunzora cyane rwose muragize akaza kabasanga se gusa ariko tu nta muntu wapfa gukekera mu manyanga yose ntabwo ari ntanjye njyewe ne bitatu hasi baniya ahubwo wowe uzapfa vuba bazakwica ntabwo banyica nabwo namaze kubihitamo ngiye gutereka icyarumwe cyari kirose nyigeze hano ariko njye wapfa kubimenya kuko njye mbikoramo gakeya ntazabajishe nanjye mbe nk'umutivi njya mwisaba akareka mubwira kubera mbere bajya kunda abantu basenga uriya sisita afata akabibiri akamukubita agahezo gahita agenda iyo nagaruka naho bagiye ntabwo yashona kaka n'umuntu ujya gufatira mu gihuru iryo ngiyo yikanga abantu impande zose umuntu yanakarira hano mwana ntabwo ariko mukanda dufashe simbona se yaba yafunze ntabwo yapfa gushona shana n'usubu gukira bajya nakubwiye gahunda ko twayiyemeje hari igiproti mfite hari ikindi gikorwa rero cyangwa ngo bacyoherera amayeri igihumbi ngo kikiregera kure kandi wowe ukuntu usa gishobora gutagaramo genda ukiririsha iminota ibiri kiyakure kuri Western Union njyewe urabizi ni kaci cyane rwose ufite amafaranga twigendera niba se ahubwo ducangira bayaguruka ahubwo reba nk'uko umeze birahagije nshobora nawe yitwa bisi umusaza ahubwo se Mwerezi ukabona ko ari umujyana wawe gusa urabona ukuntu ugaragara ntabwo wayabuka abana bimeze bite barabatumye mubaze agatelefoni swana ndashaka kureba isange nindi batumye se akaba telefone agatelefoni sinakanya ni mamanyu amafaranga se yabaye ngo mugura amayinite wayabaha amayinite se mugahita mugarukira hano hantu none se rata ufite amayinite toka mutahe na bino bicucu babuheje kubara ariko tubonye imari nyinshi aho ko murimo kurira se mubaye iki badutwariye telefone mwebwe mugira telefone mama bacu baba badutumye telefone mwavaga hehe waguvaga ku isoko ngaho muceceke sibyo muceceke ni bande bayijyanye bari bameze gute hari ubundi wari ufite urwana n'igipara bajyanira telefone ya mama yari afite ubwanwa bwinshi ngaho ni mutuze sibyo mutuze mutuye hariya hirya ndaje tujyane mu rugo turabibwira mama turi kumwe hanyuma turabikurikirana telefone murayibona nimugire ubwoba sibyo aha ngaho mugende ngiye guhamagara umuntu ubafasha barabafasha sibyo nimurangare mu nzira muhite mugenda mu kandi murekere kurira sibyo Hello Lieutenant ndi hano muri za karitsiye hakunda kubamo ubujura hari ubundi bujura bumaze gukorwa ndashaka ko mubikurikirana bikarangira sawa Meze bite Jojo? Meze fresh? Meze fresh. Mbara umubwire ikinyi ncano ndakubonye nabone nikomeje nigendeye. Biri hagati yanjye nawe sinshaka umuntu mu rugo uzabimenya. Uruce urumire nimba ukunda ubuzima bwawe. Sawa? Oya ndeba nyitegereza. Nabone bino biganza byanjye.